Ndi papa sava. Nuko batene nka nyuma. Nirwegereza rwa mugabo ndi umugabo utambuka mu bandi bakandirimba mu gitaramo sinjya mpigwa n'intwari barata imihigo burya ko nimanye bapfa kurera amacumu yaramugeze kure bati mugabo ku mugore yahise ankunda iyo yari yashigisha ati cara baguye nirwegerezaho naho narwanye ndi uwo nguwo burya inzoga ibimwe ikaba iyanjye umuyanka wiharira umugabo akaba ari we dusangira umushishiro n'umutuma zishishe yego mugire abakobwa mugire inka tugire izindi tugire abahungu hanyuma duhora hano yego Nijye bataka nijye baririmba ndishaka mu bahungu n'icyuma cyasagutse ku ndege iyo bakanze umurindi nihora nanone si ubu ngubu gusa n'ejo nzongera databuka murera kubu nta n'umugisha ariko papa sava tambuka baguhe inzoga y'abashumba rwose pe iyo umwaka ari yakuzuye mbese hari icyo Ako naba mvuye hejuru wa mugabo ntabwo gahunda ndageraho gutanga icyo kunywa. umva hatu Bugiye kwicara gahunda zanjye n'izigigondo hatu muha inzoga y'abashumba nibyo tugezeho kwiyamye nawe umva hatu niko bigenda umva muze niko bigenda reba ko waba warangije ariko se mwamba ntacyo bari byica muhereze je ibintu byanjye bigenda ararinye droite ntabwo ibintu byari gupfa kumvogera kandi bakubwira nyine ngo inzoga y'abashumba nyine ninjye wavugaga amazese sindisobanura bejo akagabo inzoga y'abashumba se akubundi wagiye ukanywa kuri byeri bazavuye i Kigali ukamva hejuru oya hatumuhe nuko urumva adafite inyota ne me dérange pas c'est ça c'est tout c'est ça ndakubwiye ngo ugenda wicare ako se nicare wampaye rega hatu ibyo turi kukubwira ni ibintu biba mu muco mva nkubwire wa mugabo iyi litiro ni iya Margarita ugende wicare hari unywe nurangiza kunywa ungarure litiro gahanagura neza hatu hanagura se kandi uramenye mbanze ngwe kondisiyo uragira umuntu uhereza muri iki kirori ukamvangira ntaraho abandi bantu ukanteza abantu ubwo bwanwa ndabwogosheshe ibati fatwa uzi no kubaha koko ariko mwaretse kumvangira aka kazi mujya kukanshinga mwari muhari mwese nimwagiye mugatinya kubera ko kavunanye turi mu birori ntabwo ibyo birabareba nta mpamvu yo kuvuga nabi nawe ubundi se niko Teresi fo mwakwakiriye uwo muntu komeza aho barakwakira wakabananiye habure n'umuntu uza kwakira murakoze cyane rero ndagira ngo kano kanya nsaba umukwe n'umugeni bajye ejuru batwereke cya gikorwa cy'urukundo nyaboneka ariko bahaguruka tubaha amashyi ureba pasite ni mundebera pasite ntako mundebera wa mugabo ko ibyo atangiye kumvanira ntako mundebera sabima iki se hatu ndebera wa mugabo ndazizanye waya murabona ya nzoga amaze kunywa murabona atayihaye karagahungu ntako namubuje gutanga inzoga ntakomeze kuneza abantu uramizimpaza none wizisigaye akaba arizo mbatse tubundi kiracyo kirabwejagura ahangaha mu biki niko izo zose ugiye kuzizi zose ubu zirampaza nta kindi mbasaba noneho zirasigaye hariya uriya niyo ntwererano mbahaye nuko umusozi w'iwacu tumeze wowe twavuganye guki twavuganye guki kutagomba gutanga iyi nzoga buno kutangiye kuneza abantu nakubwiye ni soma nuhaga utereke cyangwa uyingarure
uyu umuha inzoga nkana gusa njyewe nari kunywa inzoga njyenyine nicaranye n'undi muntu njyewe wari uzi n'ikindi kubera agasuzuguro kawe waje uje kuyakare utatunetswe icyaka kitakwishe ntabwo uzi uburyo unshize agatunambwene none urayitanze niko agatunambwene ukawe wanuzanyeho wasizeho ko babarira bikane arasigaho umuntu mfite uko napanze gahunda zanjye umva twumvikane njyewe njya kwemera kuza ahangaha nta handi hantu hari ubukwe sinanze kujya kubafasha nkavuga ndaza muri ubukwe none mwe muramba hatuhave sigaho amahane mu bintu ndavuze ngo haguruka ugende hatungi sigaho amahane gusa uyu mugabo mw'abana ndavuze ngo haguruka ugende uyu mugabo mw'abana kandi ndagushota kurwana koko hato iyi nkoni ariko hatu wagenjeje ibintu gakeya iyo kunyiza inyamaswa niragiriye inka zanjye ariko unzanyeho itiku hatungi niba ari hatungi niba ari hatundi njyewe twakwesurana kubita rwondo ihene ako gahangu kagakubita ku ibuye sinzi ikintu ushakaho njye niba umpaye inzoga nkaba mpayeho mugenzi wawe njye ikibazo ni iki uyu usa ni umwobo wa dede ni umwobo wa dedera reka mbabwire rero mw'abantu burya njyewe nkunda amahoro wa mugabo wereka mwereke mugire inama tujye inama nk'abarya ibimbuto mw'abantu njyewe njyewe wirukana abantu yewe nta kibazo uwo mugabo ariko reka wakagabo dore we kandi hatuba njye ntabwo naje gusogoranya mu mugabo pimase Sumva urushya dukomeze ibirori sibyo urushya dukomeze ibirori rwose urareba byaguma gutyo amaherezo oya akaba wigenda n'ukuri ndashaka kukubaza uwo se noneho mufitanye ikihe kibazo uru rugo usanzwe urugenda Margarita ntabwo ari ushinzwe kwakira abantu batwerereye si we twabishinze aha uyu mugabo yazanye inzoga nta n'icyo se yabyari yazanye mbabarira murebe hari n'igihe yaba yatanze amafaranga mukurikirana nta n'amafaranga yatanze niko shaka uracigatiye rero uri kunywa aho nicara yari wigeze ubona ngo uragotomera nk'ugotomera Nyabarongo hatungi gabanya imvugo mbi mbare gatatu wahagurutse wagiye ndavuze kugenda ahangaha muzajya mubona ubukwe bw'abakire bwabaye nimurangiza rasiyo yanyu muyifunge muze kunondwa mutavuga ubudigi bwanyu bwuzuye aha ni kwa Bisesa Bayore haguruka se hatuyumvishe aragendana n'ako karitiro ubu nakabandi kaka hatungi have sigaho hatunga ako karitiro pasiteri twumvikane kwa Matiyasi ntihari ubukwe ntabwo naho nagomba kujyayo ariko nkabyanga mukavuga muti reka ibintu tubigushinga buri munsi ntabwo iyo nakiriye abantu hari inzoga zibura niba barakuzigotomera mu kanya abashyitsi baramuke muri ineguza iki ejo mu gitondo dufite n'abandi n'ejo bundi hari n'abandi ariko ninde wakubwiye ko kwa pasiteri hajya habura icyo kurwanya uburyo wabuza abantu kwinywera batumiwe mu birori nyaboneka ko kari agaciyeho oya ndashaka aho nicariye ahangaha ugeze ubona nso noneho aho bigeze mugiye kujya mumpemba baguhemba iki mugiye kujya mumpa amafaranga ibihumbi 10 ako gasuzuguro kanakira ariko umufundi arakorera bitatu yiriwe aterura amabuye kuva mu gitondo bakamuha bitatu ibihumbi 10 n'iki cyaro byo gusuka inzoga hatuba ubwo se nturi gusuka usoma hano wigeze ubona nso ubundi nta no gutangira no mu kabari gupima urwango utabanje kurusoma ubundi ni amakosa reka manze nanjye nanaruhekeye ubundi njyewe ndimo ndabaza ubundi ahani mbireka iki ndatuza kuri aka kajogo uyu muntu oya tujye twumvikana niba ari imico mibi tuyivuge ceceka wowe noneho ndakubwiye ngo ceceka igikoba kikururiye amakara noneho nanjye ndakubwiye ngo urumva muruye Rwanda
mu kahe karere aho ubukwe mutangira kubigira nk'ikintu cyo gucyurira umuntu niba umuntu ataratwerereye ntacyo afite iyo nyinya ndagukuramo amenyo y'abiri iry'iburyo n'iry'ibumoso uragira iyo nyinya ndayagura amenyo abiri ndayarandura watubabariye reka noneho reka nkwereka yuko ndagusabye ntabwo nagiye kubera yuko unaniye jya hariya wicara wongera ugaruke umuhagurutse icara ndakubwiye ngo icara niko pasi tuvugisha ukuri uyu muntu niba ataratwerereye kubera ko ntacyo afite sibyo cyangwa uwo muco wo gutwerera ukaba utamubamo mukaba mumwirukaniye gutya mumwigishije iki ku buryo ubutaha nawe yabikuramo isomo mu bukwe ibibaye bikaba bidatunganye ntabwo murindira ngo n'ababasuye batahe hanyuma muze kwinegura mwinenge n'uwo muntu mu munenge mumutorera abagabo ihangane nyabuneka ntabwo ari uko dusanga n'ubushobozi bwe bwaba ari buke use yabigwamo kuko yaboreka kudusebya akora mu muco w'u Rwanda ibi ntibiriho ubu nabubaye nibagoye rwose papa sava nta kuba utagize nawe ugasome yadushimishije ubukwe bugenze neza hari icyo oya yigeze rwose reba mbese n'ukuntu ari ibyera hanyuma umurekere uburitiro bwe ngaho gumana uburitiro bwawe ngwino umwaka niyi ngwino umwaka niyi ngiyi umuhaye byeri nayimuhaye nyine umuhaye byeri none se ni iyawe aho nahereye hano mwigeze mubana nsoma byeri hatu utantobera ubukwe ubu nagusohora ntuzongera n'ukandagira iwanjye ibyo byo kuzisuka tuzashaka n'abandi babikora none se ubundi kuzisuka bisaba amashuri angahe ku buryo kuzisuka se ni ukuzigura kuzisuka ni ukuzigurara ntabwo ari uku twari dusanzwe teresifo ntuzatubara utya ntuzatubara utya ariko byari bimeze neza karagaciro rero babyeyi mukomeze muganire